akwiriye kuba umuntu udahindutse vuba, umuntu umenyereye ibintu byo mu nzu y'Imana, ubizi neza, umazemo igihe, mbese ukuze mu yandi magambo. Icya kabiri, akwiriye kuba ari umuntu uzi gutegekaho mu rugo rwe. Umushumba akwiriye kuba azi gutegekaho mu rugo rwe. Icya kabiri, akwiriye kuba afite abana bashimwa, bafite abana bitonda, bataregwa kuba ari ibirara. Ni ukuvuga ngo iyo abana bakunaniye mu rugo, ubu ntabwo ugomba kumushumba. Ntabwo bishoboka. Utabashije kurinda urugo rwawe, utabashije gucunga urugo rwawe, utabashije kubwiriza urugo rwawe, utabashije kuyobora urugo rwawe, inshingano ya gipastor already yamaze kukunanira. Hari abapastori ubona basenye, batabana n'abagore babo. Hari abapastori urubyaro rwananiye, banze kuyoboka. Ukibona ibyo bimenyetso byakugezeho, wakwiriye guhita usubiza ibitabo, ukavuga uti rwose inshingano ndayikunze, ariko bimwe mu bigomba gutuma nkomeza inshingano byanse ngiye kubanza mbikemure, nibikemuka nzagaruka. Cyane rwose muri iyi minsi ntabwo bashobora kubiha agaciro, kuko abantu benshi ntabwo bahagaze mu nshingano neza, ahubwo abantu benshi bahagaze mu kazi. Ni gute umuntu bagomba dushingiye kuri ibyanditswe byera, ni gute umuntu akwiriye kubona izi nshingano za gipasiteri cyangwa za gishumba? Kuko muri iyi minsi hari ibyo barimo bagenderaho, bashobora kurebera ku mashuri, ku madigiri umuntu afite cyangwa ku mafaranga, ariko batarebye icyanditswe kivuga ko nk'izi nshinga zivuga ko umuntu atagomba kuba akijijwe vuba, agomba kuba azi guteka abana, ntibabirebe bivuga hiki. Nari ngiye kubivuga, nari nkubwiye ngo ni uburyo butandukanye. Yego. Mu buryo butandukanye harimo izo zose waruvuze, izo mpamvu. Yego. Bashobora, hari umuhamagaro w'Imana. Yego. Hakaba umuhamagaro wa bene wanyu. Hakaba umuhamagaro w'amafaranga. Ibyo byose rero uvuga abantu barebaho, amadiplome ufite, amafaranga ufite, uyu muntu avuka kwanda akomoka hehe, ibyo byose ab'iki gihe babigenderaho kubw'impamvu z'inyungu za. Turi kurwana n'imbaraga z'amafaranga, turi kurwana n'imbaraga z'imiryango, ntabwo turi kurwana n'imbaraga z'umuhamagaro. Abantu bibagiwe inshingano. Amadini menshi yitwa ya gikristo agwije abavuga butumwa, ariko akennye abigisha. Abenshi uyu munsi uzababona usanga bari kurwanira ku makamera, usanga abantu bari gusenyana ku makamera. Ikigaragaza ko abantu batahamagawe n'Imana, aba bantu nuko ibintu bakora nibyo bigaragaza yuko ntabwo ari Imana yabahamagaye, nibo bihamagaye. Kuko nta kuntu umuntu yavuga ngo yahamagawe n'Imana, yabonye inshingano za gipastori, kirwa aja kugwanira ku makamera cyangwa gutukana ku makamera. Icyo nibaza ko yaba ari ikintu kigaragaza yuko uyu muntu atahamagawe n'Imana, ari we yihamagawe cyangwa yahamagawe n'amafaranga. Birashoboka ko yaba yarahamagawe n'Imana, ariko yagera mu murimo Satani akamwinjirira, bitewe n'uko abona aho igihe kigeze, nabyita viziyo. Akabona yarakererewe, akabona yarasigaye. Kandi muri wa muhamagara Imana yari yamuhamagaye harimo byose. Abapastori bamwe bigaragara ko bateshutse ku nshingano. Icyo nicyo gituma bishora muri ibyo bintu byinjiza amafaranga ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Ubundi umukozi w'Imana yagakwiye kujya yarakamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, akavuga Yesu Kristo wamucunguye, wamuhamagaye. Ntabwo akwiye kujya hariya ngo ataramane mugenzi we, bagati nubwo mumureba ni igisambo, avuga ngo nubwo mumureba yimitswe na runaka. Ibyo ni bimwe mu bigaragaza intege nke z'umupastori. None se umuntu yashobora kwitwa bishop canke apotre atafite itorero ashumbye? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza. Mu bisobanuro kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda turababwira ngo turabakunda mu inshuti za kadasohoka. Imana ibamugisha kubo guhitamo ibiganiro byacu. Abari mu Burundi turabasuje tubabwira ngo Imana ibamugisha mu biyaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge muri inshuti za gusenga everyday. Abari muri Amerika turabasuje tubabwira ngo Imana ibamugisha. Abari muri Canada turabasuhuje, Imana ibamugisha kubo guhitamo ibiganiro byacu. Abari muri Aziya turabasuhuje by'umwihariko abantu muri Oman mudukurikira tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kubo guhitamo ibiganiro bya gusenga everyday.
abari mu Burayi tubabwira ngo Imana ibaha umugisha, abari mu Bufaransa, abari muri Denmark, abari muri Swede tubabwira ngo mu inshuti za gusenga, cyane cyane inshuti zacu ziri muri Belgique, mu inshuti zacu za gusenga everyday, Imana ibaha umugisha. Rero nk'uko mubibona kuri gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana, umunyeshuri David. Uraho umunyeshuri? Muraho n'amahoro. Amakuru mushiti wanje? Ndaho ndashima Imana. Yego. Imana iracyantije impagarike n'ubugingo. Imana igumugisha cyane. Watangira wibwira abantu urinde uri umuntu ki, abantu kuri gusenga everyday n'ubwa mbere bakubonye kuri gusenga everyday, watangira ubibwira mu buryo burambuye? Urakoze nshuti yanjye kandi muvandimwe Edouard. Reka nsuhuza abantu bose bakurikiye iyi channel gusenga everyday, abatwumva bari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo. Je nkuko musabye kubibwira, nitwa David munyeshuri, ndi umugabo mfite umugore n'abana, kandi ndi umukristo, ndakijijwe, nsengera muri ADPR ku itorero rya Nyarutarama, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Ndi umudiyakoni kuri uwo mudugudu, icyongeyeho nyoboye abagabo bo kuri uwo mudugudu. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Murakoze. Watangira usenga Imana nkuko cyane yacu yitwa gusenga buri munsi, watangira usenga Imana? Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko wabanye natwe, turagushimiye kuko wanabanye natwe mu minsi yose itambutse. Uyu munsi kuri iyi tariki, kuri iyi saha n'uyu munota, tuje muri iki kiganiro kuri iyi channel gusenga everyday. Ndasenze kugira ngo uzubane natwe mu biganiro tugiye gukora, umwuka wera azabane natwe, kandi nsenze saba kugira ngo iki kiganiro kizahindure benshi, kizagirire benshi umumaro, abakireba bari mu gihugu cy'u Rwanda, abakireba bari hanze yarwo, abo bose kizabanyure kandi kizagire benshi gikora ku mitima yabo bahindukire. Ubane natwe rero, utangirane natwe kugeza dusoje, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Mweje twakire rero kuri gusenga everyday. Murakoze cyane. Yego. Kozi w'Imana umaze igihe kitari gito mu murimo w'Imana. Uyu munsi turashaka kuganiraho ku murimo w'Imana canke ku nshingano za gishumba canke za gipasteri. Ese ni gute umuntu uhamagagwa, ese inshingano bigenda gute, n'icyo twagutumiriye muri kiganiro? Murakoze cyane. Ngira ngo kuvuga ku nshingano ya gishumba ni ibintu bigoye, ni ibintu bikomeye, cyane ko ni umuhamagaro usaba ubwitange. Ni umuhamagaro usaba ubwitange, ni umuhamagaro usaba gusenga, ni umuhamagaro usaba imbaraga z'uburyo butari bumwe. Habamo kwitanga ku buryo bw'umubiri, kwitanga mu buryo bw'umwuka, kwitanga ukoresheje amafaranga yawe, kwitanga kuri buri kimwe cyose. Ni umurimo rero kandi usaba kwitonda. Muri iyi nshingano rero ya gishumba, dushobora kuyivugaho twifashishije amagambo y'Imana. Dushobora gusanga mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo ibice 3, umurongo wa mbere ugere ku murongo wa 7. Amagambo n'ubundi Paulo yandikiye Tito mubwira ibijyanye n'umurimo wa gishumba mu gice cyawo cya mbere, umurongo wa 5 kugera 11. Ni inshingano ikomeye kandi dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 20, umurongo wa 28 ndibwira hafi aho ngaho. Nkaba numva mbere yo kugira icyo tuvuga kuri iyi nshingano, twasoma ibyo byanditswe byera, tugacunguza uburyo umwete, ariko tukabisoma kugira ngo tubashe kugira icyo tuvuga
muri iyi nshingano ya gishumba. Ni urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Dusome ibice bitatu, duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo waho wa 7. Dusome. Haranditse ngo ni inshingano y'abepiskopi ndetse n'abadiyakoni. Aba ni abantu bafite umurimo w'umuhamagaro umeze nk'aho ari umwe. Dusome. Iri jambo ni iryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiye kuba inyangamugayo. Cyo ni icya mbere. Kuba umugabo w'umugore umwe, aba udakunda ibisindisha kandi wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo aba umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? 6. Kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba, kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze, kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Yenda tukiri ahangaha muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, wumvishe inshingano y'abashumba. Ni inshingano ikomeye, ni inshingano isaba imbaraga, ni inshingano isaba ubwitonzi. Pawulo yandikira Timoteyo yamuteguraga kuba umushumba. Aramuvuga rero ngo akwiriye kuba umuntu udahindutse vuba. Icyo nicyo kintu cya mbere nshaka kuvugaho. Akwiriye kuba umuntu udahindutse vuba, umuntu umenyereye ibintu byo mu nzu y'Imana, ubizi neza, umazemo igihe, mbese ukuze. Mu yandi magambo, akwiye kuba ari umuntu ukuze. Icya kabiri, nyuma yo kuba ari umuntu udahindutse vuba, akwiriye kuba ari umuntu uzi gutegeka wo mu rugo rwe. Icyo ni ikintu gikomeye kigoye abantu muri iyi minsi. Kigoye abantu muri iyi minsi. Hanyuma Pawulo aramubwira ngo akwiriye kuba azi gutegeka neza bo mu rugo rwe, kandi agatoza abana kuba afite abana bashimwa. Icyo nicyo kintu gikomeye. Umushumba akwiriye kuba azi gutegeka bo mu rugo rwe. Icya kabiri, akwiriye kuba afite abana bashimwa. Ni ukuvuga ngo iyo abana bakunaniye mu rugo, ubu ntabwo ugomba kumushumba. Oya, ubundi hari ibintu ukwiye guhita ukora, hari ibintu byikora. Niba urugo rwawe rukunaniye, hari abapasitori ubona basenye, batabana n'abagore babo. Hari abapasitori urubyaro rwananiye, banze kuyoboka, aba ariyo mvugo nkoresha. Ukibona ibyo bimenyetso byakugezeho, wakwiriye guhita usubiza ibitabo. Wagombye guhita usubiza ibitabo. Kavuga uti rwose inshingano ndayikunze, ariko bimwe mu bigomba gutuma nkomeza inshingano byanse ngiye kubanza mbikemure, nibikemuka nzagaruka. Cyane rwose. Ibyo ni ibintu bigoye. Muri iyi minsi ntabwo bashobora kubiha agaciro, kuko abantu benshi ntabwo bahagaze mu nshingano neza, ahubwo abantu benshi bahagaze mu kazi. Ibyo barimo babirimo nk'aho ari akazi. Ni nayo mpamvu batita ku cyo ijambo ry'Imana rivuga. Ikindi, nk'uko nari mbikubwiye, ntabwo ari Timoteyo gusa Pawulo yabibwiye na Tito. Musoma mu gice cya mbere n'umurongo waho wa 5. Yenda tuhasome. Tito igice cya mbere n'umurongo wa 5. Reka tuhasome twihute tugere ku murongo wa 11. Haranditse ngo icyatumye ngusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. 6. Ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera, kandi bataregwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibigande. 7. Kuko umwepiskopi akwiriye kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'Imana, kandi ntakwiriye kuba icyigenge cyangwa ikirara,
cyangwa umunywi w'inzoga cyangwa umunyarukoni cyangwa uwifuza indamu mbi, ahubwo aba ukunda gucumbikira abashyitsi, ukunda ibyiza, udashayisha, ukiranuka, wera kandi wirinda, kandi ukomeza ijambo ryo kwizerwa nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka, kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi, cyane cyane mu bakebwe, bavuga ibitagira umumaro. Bakwiriye kuzibwa iminwa, kuko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho, bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Reka yenda aha naho duhagararira ahangaha. Pawulo yandikira Tito yaramubwiye ngo icyatumye ngusiga i Kirete. Hari abantu bajya bakoresha iyi mvugo mu gihe cyabo cyo kubwiriza ariko batazi icyo bishatse kuvuga. Pawulo rero abibwira Tito yamubwiye ngo i Kirete narahagusize, ariko ushobora kuba utazi icyatumye mpagusiga. Aravuga ngo kwari ukugira ngo ushyire abakuru b'itorero mu mirimo, mu nshingano. Aramubwira ngo rero abo bakuru b'itorero ni ukuvuga ko bakwiye kuba ari abagabo b'umugore umwe. Hahandi nari maze kukubwira, bafite abana bitonda, bataregwa kuba ari ibirara, atari ibigande. Urumva ko Pawulo yabibwiye Tito, abibwira Timoteyo. Ni hahandi rero nari nkubwiye ngo urugo rwakunaniye, abana bakunaniye, ubaye umusirimu wasubiza ibitabo. Ubundi wakwibera umukristo ukicara mu iteraniro. Wakwibera umukristo ukicara hariya, kuko inshingano hejuru muri rwa rwandiko twasomye yandikiye Timoteyo yaramubwiye ngo mbese umuntu utazi gucunga cyangwa gutegeka urugo rwe yabasha gute kurinda itorero ry'Imana? Itorero ry'Imana rihera mu rugo, niryo torero rya mbere, niryo ukwiriye kubamo umuvugabutumwa, niryo ukwiriye kubamo umukozi w'Imana wa mbere. None hariya ni muri test, harakunaniye. Niba test ikunaniye ntago wazajya mu kizamini, ntago bishoboka. Utabashije kurinda urugo rwawe, utabashije gucunga urugo rwawe, utabashije kubwiriza urugo rwawe, utabashije kuyobora urugo rwawe, inshingano ya gipastor already yamaze kukunanira. Wagakwiriye rero guhita usubiza ibitabo. Imana itugirire neza. None se tukiri ngaha kuri izi nshingano, ese ni gute umuntu bagomba dushingiye kuri ibyanditswe byera, ni gute umuntu akwiriye kubona izi nshingano za gipasiteri cyangwa za gishumba? Ukuntu akwiriye kuzibona, yego, ni uburyo butandukanye. Kuko muri iyi minsi hari ibyo barimo bagenderaho, bashobora kurebera ku mashuri, ku madigiri umuntu afite cyangwa ku mafaranga, ariko batarebye icyanditswe kivuga ko nk'izi nshinga zivuga ko umuntu atagomba kuba akijijwe vuba, agomba kuba azi guteka abana, ntibabirebe. Ubivuga hiki? Nari ngiye kubivuga, nari nkubwiye ngo ni uburyo butandukanye. Yego. Mu buryo butandukanye harimo izo zose waruvuze, izo mpamvu. Yego. Bashobora, hari umuhamagaro w'Imana. Yego. Hakaba umuhamagaro wa bene wanyu. Hakaba umuhamagaro w'amafaranga. Ibyo byose rero uvuga abantu barebaho, amadiplome ufite, amafaranga ufite, uyu muntu avuka kwanda akomoka hehe, ibyo byose ab'iki gihe babigenderaho kubw'impamvu z'inyungu zabo. Kandi Pawulo yarabivuze, aravuga ngo kimwe mu bintu bigomba gutuma agomba kuba umuntu udahindutse vuba ni ukugira ngo abashyitse. Rero iki gihe kiragoye, nkuko natangiye mbivuga, kiragoye. Turi kurwana n'imbaraga z'ikene wabo, turi kurwana n'imbaraga z'amafaranga, turi kurwana n'imbaraga z'imiryango, ntabwo turi kurwana n'imbaraga z'umuhamagaro. Abantu bibagiwe inshingano. Uyu munsi rero ni bake cyane bashobora gutoranywa hakurikijwe umuhamagaro. Uyu munsi rero numbwira ngo ni gute abantu bakwiriye, ahubwo abantu bakwiye gusubira ku isoko, bakwiriye gusubira ku isoko. Nigeze mbwira abantu yuko amadini menshi yitwa ya gikristo agwije abavugabutumwa, ariko akennye abigisha. Kuvuga ngo rero
abantu bakwiriye gusubira ku isoko, abantu bakigishwa, bamara kwigishwa abantu bagakura, bamara gukura muri abo bavutse bagakura, hagatoranywamo abakwiriye kuba abakozi b'Imana, bakabasengera ariko bakagenda bafite icyo bagiye gukora ku mpamvu z'umurimo w'Imana, apana ku mpamvu z'inyungu zabo. Biragoye ariko biranashoboka. Iyi minsi turimo, mpamvu nguvuga ngo turi kurwana n'ibintu bikomeye, nuko abenshi uyu munsi uzababona usanga bari kurwanira ku makamera. Usanga abantu bari gusenyana ku makamera. Usanga abantu bari kuvuga ngo uriya yimitswe na runaka, uriya n'uwa runaka, uriya n'uwa runaka. Icyo kintu nicyo kigoye, nicyo gihe duhagazemo, kuko bari gukoreshwa n'imbaraga zaba abandi nakubwira, cyene wabo, amafaranga, ndakwimika bitewe n'icyo jewe ngushakaho. Aho niho hari ikibazo rero kigoye kandi gikomeye. Numva rero yenda uretse ko abantu bashobora kureba icyo gukora, ariko icyo gukora gikomeye ni ugusenga Imana. Icyo gukora gikomeye ni ugusenga Imana. Kandi mu gusenga Imana abantu bagasenga babwira Imana ngo yongere itoranya abakozi. He gutoranya abantu, ahubwo Imana yongere itoranye abakozi bayo. Murakoze cyane. Ubundi ikigaragaza yuko abantu batahamagawe n'Imana, ikigaragaza ko abantu batahamagawe n'Imana, aba bantu nuko ibintu bakora nibyo bigaragaza yuko ntabwo ari Imana yabahamagaye, nibo bihamagaye. Kuko nta kuntu umuntu yavuga ngo yahamagawe n'Imana, yabonye inshingano za pastori, kirwa aja kugwanira ku makamera cyangwa gutukana ku makamera. Cyo nibaza ko yaba ari ikintu kigaragaza yuko uyu muntu atahamagawe n'Imana, ari we yihamagawe cyangwa yahamagawe n'amafaranga. Birashoboka ko yaba yarahamagawe n'Imana, ariko yagera mu murimo Satani akamwinjirira, bitewe n'uko abona aho igihe kigeze, nabyita viziyo. Akabona yarakererewe, akabona yarasigaye. Kandi muri wa muhamagara Imana yari yamuhamagaye harimo byose, harimo buri kimwe cyose, kuko Imana ihamagara umukozi yamuhamagaye imuhaye ibikenerwa byose muri uyu murimo. Hanyuma rero yareba inyuma gato akabona ko igihe cyamurenze, akabona ko viziyo iri kumusiga. Yajyayo rimwe, yazana amafaranga, akavuga ati kumbi hariya hirya naho hari ikintu gihari. Ntekereza ko rero navuga ko rimwe ashobora guhamagarwa nyine n'izo mbaraga z'ikene wabo, ariko kandi nanone ashobora guhamagarwa n'Imana, yageramo Satani akamwinjirira, kuko muri uru rugendo nta muhanga, nta n'ukomeye muri byo, ahubwo duhora dusaba Imana. Nicyo Pawulo yavuze, aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Aha rero iyo ugeze muri iyi nshingano utegetswe gusenga, nta nubwo ubisabwa, ahubwo urategetswe, utegetswe gusenga, usengera inshingano Imana yaguhaye. Kabiri, usengera umukumbi Imana yaguhaye kurinda. Nicyo nahoze nkubwira, nusoma mu byakozwe n'intumwa mu bice byaho 20 n'umurongo wa 28, urahasanga iki Imana yavuze: murinde umukumbi. Murinde umukumbi, byo nabyo ni inshingano ya gipastori. Murinde umukumbi Imana yabashyiriyeho kubaho umurinzi cyangwa se umushumba. Umwuka wera yabashyiriyeho kubera maso, kubera ijisho. Uyu munsi rero abapastori bamwe, ntabwo ari bose, abapastori bamwe bigaragara ko bateshutse ku nshingano. Icyo nicyo gituma bishora muri byo bintu byinjiza amafaranga ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Gusa no gusenga Imana. Icyo waruvuze rero ngo bahamagawe n'imbaraga z'amafaranga cyangwa se bahamagawe n'imbaraga z'ikene wabo, birashoboka, kimwe nk'uko bidashoboka bakaba barinjijwe swati n'ayo mafaranga cyangwa se bari mu muhamagaro ariko bakinjirirwa. Biragoye rero, ariko imirimo yabo igaragaza abo bari. Ese bino bintu nibwo biratuma abantu benshi bavuga bati ibintu by'Imana, abantu bakozi b'Imana badagishobora kumenya abakozi b'Imana bukwe n'abatarakuri, kubera bino bintu babona abantu bose babituriwe n'abapastori, ugasanga ibintu bimwe baragaragaza hanze, barimo baravuga nk'abantu nk'abisi. Urabivuga hiki? Abantu bateshutse ku nshingano nicyo kibitera, ntabwo bazi
inshingano bahamagariwe, iminsi yarabakamuye. Nakubwiye ntiyo ubaye umukozi w'Imana usabwa gusenga. Aba bantu rero bibagiwe inshingano yabo, ntago babera amaso umurimo w'Imana. Hanyuma imbuto bera nizo zibagaragaza. Rero aba bantu bagiye kuba nk'intaza, bahagaze mu muryango, barabuza binjira kwinjira n'abasohoka gusohoka. Rero jewe nanjye iyo mbirebye numva ngize agahinda. Aho ndi nuko nyine ntapfundura udushumi tw'inkweto zabo kubera amavuta bivugwa ko bafite, yenda ndafite, ariko mbishoboye cyangwa banyumva bakwisubiramo bakareba imbuto bera, bakareba iriba bari gushoraho intama niba ridatobamye. Kandi ikindi burya mu Kinyarwanda baravuga ngo umwere uturutse ibukuru bucya wakwiriye igihugu. Niba abashumba bo twita abakozi b'Imana bajya hariya ku macano bagatukana, bagacyurirana, bakabwirana nabi, intama se z'ubwo urumva zo zimeze zite? Zo zararangiye. Ubundi umukozi w'Imana yagakwiye kujya yarakamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, akavuga Yesu Kristo wamucunguye, wamuhamagaye. Ntabwo akwiye kujya hariya ngo ataramane mugenzi we, bagati nubwo mumureba ni igisambo, avuga ngo nubwo mumureba yimitswe na runaka. Ibyo ni bimwe mu bigaragaza intege nke z'umupastori. Ntabwo ukwiriye gutaramana mugenzi wawe, ahubwo mwese kuko mufite amavuta ya gishumba wagakwiriye kumusanga utamwanjaje, utamutaranze, ukamusanga mugahugurana. Kuko Pawulo yandikira Timoteyo yamubwiye ngo uhane, uteshe kandi uhugure ufite kwihangana. Umupastori yagakwiye kuba ari umwe ufite kwihangana muri we, yabona mugenzi we yarenze umurongo akamusanga, apana kumujyana ku itangazamakuru, akamusanga akamuga ati mukozi w'Imana, umushumba yitwara gutya. Ariko uyu munsi ntabwo bibashobokeye kuko bibagiwe inshingano. Numva rero nabagira inama, nubwo banduta, nubwo bafite amavuta ndafite, ariko simbatunga urutoki, ariko nibura ndabakebura. Nibibuke umuhamagaro, bibuka aho bavuye bakagwa, basubire mu nshingano, bongere basubire ku isoko, bashora intama ku isoko nzima, be kubashora ku isoko itobamye. Murakoze. Ese ni iyihe nama tugana ku musozo, ni inama wagira n'abakristu bakurikirana izingisho, bakurikirana ibi bintu bagenda babibona, ni iyihe nama wabagira? Inama ya mbere nuko agakiza ari umwihariko. Ntabwo nkizwa kugira ngo nzajyana umugore wanjye mu ijuru, nta nubwo nkizwa kugira ngo nzajyana abana banjye mu ijuru, nta nubwo pasiteri akizwa kugira ngo nkunde njye mu ijuru. Ahubwo pasiteri akwiriye kuba hanyere ku murongo muzima uzangeza mu ijuru. Niba byanze rero, Pawulo yandikira ni mu Byakozwe n'Intumwa ndibwira, yaravuze ngo nimara kuvaho ndabizi ko amasega aryana azinjira mu itorero. Ndagira ngo mbwira abakristo rero ngo be kureba ku byo abashumba bakora, je kumera nka bya bindi ngo mujye mwumva ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Ahubwo buri wese niko muririmbyi yaririmbye, ngo buri wese mu itorero abo wejejwe muri ryo. Umukristo nakizwe abikuye ku mutima, akore nk'ukorera ijuru nk'uzajya mu ijuru, atarebye ku mirimo n'imivugire y'umupastori, umushumbyi. N'umushumba nayo nuko nakizwe neza, azi ko we ari bandebereho, asubire ku isoko, atekereze ku mbuto ari kwerera abahagarariye, atekereze ku butumwa ari gutanga, kuko hari abahagaze ni kuri bose babireba. Ntabwo rero ari ahantu hihishiriye, ahagarara mu rusengero tukamubona turi benshi, ariko we ntashobora kutubona twese. Rero numva inama ni iyo gukizwa neza, buri wese agakizwa nk'uharanira kujya mu ijuru, adakizwa ngo nuko na runaka yakijijwe, cyangwa se adakizwa ngo nuko pasiteri akijijwe. Areke no gusubira inyuma kuko na runaka yasubiye inyuma. Agakiza ni umwihariko, ijuru ni ikinege kuri buri wese. Ubugingo n'ubw'umuntu ntabwo ari ubwundi.
numva ari cyo nababwira buri wese nakizwe ntuzajya mu ijuru. Murakoze cyane. Urakoze. Nihe nama wagira ku bantu bashumbye ariko bananiwe n'ingo kuyobora ingo zo mu rugo? Nihe nama wabagira? Urugo ni itorero. Urugo ni itorero. Hanyuma sindi bubabwire ngo nibare kuri inshingano, umutima nama wabo uzabayobora. Icya kabiri, niba tuvuga ko turi abakirisitu nitwubakire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga pastori wananiwe gucunga urugo rwe ntiyabasha gucunga itorero ry'Imana. Pastori ufite abana babaye ibirara, abaye muzima cyangwa se mutaraga, yakwicara hariya, kuko mu nshingano ya gipastori twahasomye haravuga ngo ufite abana bizera bataregwa kuba ibirara. Jewe ntekereza ko pastori wananiwe urugo, pastori abana bananiye, yagakwiye kuba bitse ibitabo agafata umwanya wo gusenga no gusengera urugo rwe, Imana ikabanza ikongera ikamwubakira bundi bushyashya. Numva ari icyo ngicyo, sinakwirirwa mvuga byinshi. Nabo bajya kurahirira kuragira umukumbi w'Imana barabizi ko bari barahiye. Imana idushoboze. None se umuntu yashobora kwitwa bishop canke apotre atafite itorero ashumbye? Birashoboka ku mpamvu z'indamu zabo za bamwe. Birashoboka, ashobora kubyitwa, ashobora kubyiyita, ashobora kubyitwa. Uzanasanga hari n'abantu badakijijwe bari mu kabari bavuga ngo tugiye kwa murokore. Iryo ni izina, ntabwo ari agakiza. Iryo ni izina, bishop, apotre ni titre. Titre rero ntabwo ari agakiza. Ntekereza ko birashoboka kwitwa. Ni iyihe nama wagira abashumba bateganya kuzasengera abarimu, bazasengera pastori? Ni iyihe nama wabagira ku icyo bazashingiraho kugira ngo ejo abashumba bazaba ari abashumba beza? Icyambere no gusoma ijambo ry'Imana. Hari impanuro zitandukanye dusanga muri Bibiliya mu nzandiko za gishumba. Kugira ngo umuntu avemo umukozi mwiza no kubanza kumurera. Rero zabisanga neza aho Paulo yavuze inshingano y'abadiakoni ukuntu bakwiye kwimikwa. N'abashumba n'abapastori nuko bikwiriye. Yego. Akwiye kubanza kuragirwa, kurerwa. Yego. Yamara kugaragara ko atafite umugayo akabona kurambikwaho ibiganza. Yego. Biragoye rero gufata umuntu utazi aho turutse, utazi imyaka amaze mu gakiza, ugahita umureba kubw'umubano mufitanye nkugize pasteur, nkugize evangeliste runaka. Ntabwo ari byo. Hanyuma rero mu Kinyarwanda baravuga ngo umwana apfa mwiterura. Uko uteruye umwana baravuga ngo niko akunera. Yego. Natanga rero inama yo kubanza kugendera ku byanditswe byera, akaba ari byo bibayobora. Icya kabiri bagasenga. Wagakwiye kurambagiza uwo muntu uza w'umpastori ukamurera, wamara kumurera ukamusengera, Umwuka Wera akaguhishurira. Avuga ati uyu ko wabigennye nanjye nk'Umwuka Wera ndabyemeje. Icyo nicyo gikuru. Kurambagiza uwo muntu, kumurera, kumusengera, ku munota wa nyuma ukagira gute ukamwimika. Wenda tugana ku musozo, wowe uri mu nzira, ejo wowe nuba pastori. Nuba pastori wowe ejo bundi nuba pastori. Ese umuntu muzinanye ntabwo uzamwishingano utarebe ku cyane kubera muzinanye canke ntabwo uzamwishingano? Eka mvuge ngo Imana izanshoboze. Kuko ntabwo nabikora. Niba Imana inshoboje nkaba umushumba mwiza, nkaba pastori muzima, ntabwo ntekereza ko nakwimika umuntu ushingiye ku cyene wacu. No ku mafaranga. Oya. Kuko icyambere nugendera kuri ibyo uzaba wubatse ubwami bw'isi. Kubaka ubwami bw'Imana nitubwubake mu bantu bakijijwe. Inshingano ikwiye guhabwa umuntu ugeze igihe, uzitorera icyari cyo, uzi n'icyo agiye gukora. Mu gihe uzabona izo nshingano uzacaha cyane. N'ubu ntarazibona mu byiciro mbamo, ibyo ndabikora. Abikora. Cyane. Imana igumugisha cyane. Murakoze. Wasoza tugera ku musozo. Mbere yuko usenga Imana, hari abantu bashaka kuba kubonye ubwa mbere, bashaka kuvuga ati uyu muntu nifuje ko twazaganira cyangwa yaguhamagara, watanga adresse yawe? Ngira ngo nivuga nari navuze aho nsengera,
ariko no kubisubiramo nta mategeko abihana. Nsengera ku itorero rya ADPR Nyarutarama, aho niho nkorera umurimo w'Imana, ndi umudiyakoni. Navuze nti kandi nyobora abagabo baho. Yego. Icya kabiri navuze ngo ndi umugabo, ndubatse, mfite umufasha ndetse nkagira n'abana 4. Hanyuma uwakenera ko tuvugana cyangwa se kuba yagira ubundi buryo yashaka kumvugishamo, ndabaha telefone yanjye. Ariko n'umuntu yashaka uburyo ashaka gukora ubukwe, yashaka inama, umuntu yifuza gukora ubukwe, iyi nimero uyifate. Ushaka ko yaza kuyoborera n'ubukwe, iyi nimero uyifate. Ushaka yuko yakuyoborera ubukwe, iyi nimero uyifate. Ubukwe ni ikindi, ariko nkuko wari ubivuze, yenda nyuma y'ibi ngibi ndi n'umunyamisango. Nkora akazi ko gusaba no gusabisha, ariko nkuko wari unabivuze, si uko no kuba nayobora ubukwe byananira, ariko cyane ibyo banziho abantu no gusaba no gusabisha, kuba umusaza utanga umugeni cyangwa umusaba. Ibyo rero nabyo ndabikora kandi nta biguzi nsaba. Yo ni impano Imana yampaye, ibyo nabyo wabikenera yanyiyambaza namufasha. Rero mboneka kuri izi nimero ni 07 83 6 9 8 9. Reka nyisubiremo, ni 07 83 6 9 8 9. Iyo niyo telefone ushobora kumboneraho, ibiriho amasaha yose umunsi ku wundi. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Wasuza usenga Imana. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro, kandi tugitangira twakubwiye ngo uzubane natwe udushoboze. Turagushimiye rero ko tugeze ku musozo wacyo. Reka twongere dusenge tugira tuti abazakireba, abazacyumva, baba bo muri iki gihugu turimo, baba bo hanze yacyo, ndetse no mu bihugu bya kure, kizagire abo gihindura kandi kizagire umumaro kuri umwe n'undi, baba bari mu nshingano twavuzeho, baba batazirimo, abo uzakenera ko bagukorera uzabashoboze. Urakoze rero, ukomeze kubana natwe kandi ukomeze gufasha iyi channel kugira ngo irebwe na benshi kandi igire umusaruro n'umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Dusenze Imana twizeye ko ibyo dusabye izabikora mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro kuva gitangira, abasunya natubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabiparata tubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yakanda subscribe, nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone. Imana ibahe umugisha. Ikiganiro nawe utaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.